mbifurije kugira icyumweru cyiza cyuri hatandukanye mudugukiye kuri uyu munsi wo ku cyumweru mbifurije kugira icyumweru cyiza cya tariki 14 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 Rayon Sport iraye itsinze ese what next niki kiraza gukurikiraho ese Rayon Sport yakinnye gute ese iratanga ikihe cyizere ese Rayon Sport itari ifite abakinnyi bose umunsi bazaba bagarutse bizaba bimeze bite ese abayeze ku rwego rwiza twavuga ko yahangana n'amakipe cyane cyane yo muri Afrika ibigugu byose tugiye kujyamo tubirebe hanyuma turaza kuva aho ngaho tureba abayobozi batandukanye bitabiriye umukino wa Rayon Sport turebe n'abataje uko bimeze za kese ziri muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se ibitumvikanwaho ni ibihe iki kiganiro muze kunyemerera nyihuze na episode ya kabiri mfite episode 2000 nzakora kuri ubuyobozi bwa Rayon Sport kuva ibirimo ishyamba ririmo ryose rirangiye nubwo intsinzi yari ntabwo dukwiye guhita twambikwa filme ngo twibagirwe ko hari episode 2000 sigaje gukora ubwo nsigaje episode 1999 kuko nakoze episode imwe ndaje ndavuga nti reka mbe nzihagaritse Rayon Sport banzikira umukino bitaza gufatwa nka anti-campaign ariko nagarutse kuri episode ubwo rero mbere na mbere kugira ngo tujyane kuri munsi wo ku cyumweru banzure ko akoze subscribe nusanga utarayikora ibaze ngo utegereje iki uyu munsi nicyo gene nako kanya anyaboneka terekaho agasub kawe ulikinge usharinge ukomantinge tuje twibana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ngiye nitwa Tuyishime Gilbert nkuko bisanzwe umuhungu wanyu muhungu ubagezaho amakuru mu buryo bwiza mu mashuri meza mu mashusho meza nk'ibi ngibi muri ubu buryo ubusesenguzi bwiza cyane bwimbitse munyemerere dufata uyu mwanya tubanza dushimire ubuyobozi bwa Rayon Sport buhari uyu munsi buri kuba hafi ya equipe cyane harimo twagira Yezu Tade barimo ba Claude Mushimire b'imishinga abarimo batarama bagiye batandukanye bari kuba hafi ya equipe cyane dushimire cyane wa Yezu Jean Fidel wabanye na equipe akayifasha gutegura ibijyanye n'ama prime ndakubwira ko Rayon Sport yaraye ibonye prime iryoshye cyane prime nziza cyane nayo turaza kuyikomozaho ibyo byose arabagiye babigiramo uruhare rwose abakunzi ba Rayon Sport mufate mukome mu bakomera amashyi kuko ibyo bakoze ni byiza cyane ariko Tadewe arakubwira ngo niba washimishijwe n'intsinzi ya Rayon Sport yahise ashyiraho uburyo bw'akanyenyeri arakubwira ngo ni Rayon Sport yawe urakanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ukande 2 8 3 urwego ako nakanyenyeri kabaroye kuri equipe ya Rayon Sport niba wumva wishimye wanejejwe n'intsinzi y'uko Rayon Sport yatsinze Kiyovu ikipe yawe ikandira akanyenyeri kibi 1000 210 100 bibe miliyoni equipe ya Rayon Sport yose arayakira aragenda ariko mugiye ngo wohereje igiceri cya veni nyaboneka kwareze igiceri cy'ijana byibura ku bushobozi buke turabizi ko abantu benshi bakunda Rayon Sport ntabwo ari abagwiza tunga ntabwo ari abantu bafite ibya mirenge ariko nawe ntukoreze igiceri cya 20 byibura hera ku inote ya 500 avuga ati nanjye ndazingutse ikipe nkunda yamaye byishimo nanjye ndayihereje nibwo rero match kirangira rwose witwa Tadeo niba basavuga tabare ndabiza aho bari barishimye nimufate muterekeho Tadeo yasekaga no kuba umuntu byari byamunaniye ino ni intsinzi yamunejeje ni intsinzi yaje mu bihe bigoye ni intsinzi yaje mu mwanya utari mwiza equipe ya Rayon Sport irimo muri iyi minsi twese tuzi kandi tuziranyeho mbere na mbere kugira tuvuge ku mukino mubanze munyemerere turebe abakinnyi Rayon Sport yari yabanje mu kibuga ku munsi w'ejo turebe ndetse na formation uburyo bw'imikinire bw'umutoza Afame ya Rotif yari yamanukanye kuri uyu munsi wo ku cyumweru byaje gutanga umusaruro mwiza mu yarashyizemo Pavel Nzira wakipinze clean sheet yitwaye neza cyane kuko nta gitego yinjijwe kuri pocket down ye kose ku ikabuturariya Pavel Nzira n'umwe bagezamo batanga Burdan byishimo byinshi Serumogo ari Omar na Paul Sindi Jesus bari bafite impande nk'aba left back n'aba right back ariko banaheza uruhande neza cyane hanyuma uwitwa Emmanuel
Kabange, Rushema Chris na Fabrice bari muri axe centrale y'ikipe ya Rayon Sport. Binumvikana ko n'umundi defense ni A3 wakiraho Serumogo na Jesus bakaba batanu, ariko aba ba Serumogo na ba Jesus bo baba bari ku gice cyo hagati, icyo twita aba bari ku ruhande ku mababa y'aba midfielder. Hagati yari harimo Niyonzima Olivier Sef, harimo Richard, harimo Tambwe Gloire, ubwo basema baba nyine barabo ngabo yari Serumogo ndetse na Jesus. Hanyuma ba rutayizamu bari babiri, witwa Asumani ndetse n'uwitwa Habimana Yves. Umutoza Afahamia bura ngiye namaze kubona ko n'ibintu byo kumubwira ngo ahindure systeme uburyo bw'imikinire bwe, ashobora gusanga icyoroshye ari ukwirukanwa kurenza ko yahindura uburyo bw'imikinire. Ashobora gutaho kugira mpindura uburyo bw'imikinire bwanye nyina icyoroshye ngiye ni munyirukane, kubera ko ubwo buryo munsaba gukina ngiye nshobora kutaza kubishobora. Ubwo nshoboye n'ubu mureke mbukore nyine. Ubana ka atangiza ya systeme isanzwe ya 3-5-2, uko game igenda ikura akaza kugenda azana amabawinga, akazanamo ba Basane, akazanamo ba Bagayogo, nyine wareba ikipe ukabona ni ikipe ifite effective. Bura abakunzi ba Rayon Sport reka mbabwire, narabivuze kenshi nanabisubiramo, Rayon Sport uyu munsi ntabwo ifite abakinnyi babi. Ubwatsinwaga na Etincelle i Rubavu banunze microphone ndavuga ati Etincelle Rayon Sport ntabwo ifite abakinnyi babi, ahubwo ikibazo ifite niki ni imikinire, abakinnyi batari kumva. Abaramutse bari mu mikinire abakinnyi ikipe yumva, Rayon Sport ifite squad nini. Kubu ndaguhereza urugero, iyi mwumve kare Rayon Sport yamanutse itsinda Kiyovu ibitego biri kubusa, uwitwa Yusudi Yanya atarimo, uwitwa Meriwa Isenge atarimo, uwitwa Bigirimana Beda atarimo, uwitwa Foringanya adahari. Abo ni abakinnyi byibura bane, inkingi za mwamba ekipe ikeneye kugira ngo bari ikipe idanangiye y'urutare. Aba defenseur babiri beza impeccable ndakorwaho, ndetse n'umumediateur umwe Habigirimana Bedi ndetse n'uwitwa Forunganye. Ubwo bose bamwe bari babanje hanze, ubundi bagenda binjira. None wahinzuga kirabo aba bazizi Basane Kuranyi waje akagora cyane ikipe ya Kiyovu Sport, ukazana aba basore barimo ba Adama Bagayogo, winjiye nawe agatanga challenge mu buryo kabisa ubona ko ikipe ya Rayon Sport ari ikipe igize gute, iri kumuvinga, ari ikipe igenda. Ubwo ntago niriwe ngaruka kuri ba Musore Prince nabo bari hafi aho ngaho, abahishimwe Fisto kuri bench babari anytime bamuzana mu kibuga abashobora gukina. Abantu arindwa Aimable kuri 6, ariko Sefu noneho yabaye Sefu mushyashya. Sefu yaravuze ngo umwanya wanjye ni nimero 6, iyo 6 ndayishaka. Match rero yatangiye ubona ko ekipe ya Mukura ya Kiyovu ariyo iri kwiyarura umupira cyane, ariko impamvu buriya nuko ariyo yari yagize gute, yari yakiriye. Buri kipe yakiriye ifitemo akantu ka home advantage, ko kumva kiri mu rugo, ko kumva ko nyine yasuwe umukino ugomba kubuhengamiye kuri yo. Rayon Sport iravuga ati okay, tunyuzwe nabyo, turabyumva, nta nubwo turabitindaho. Icyo Rayon Sport yakoze ni ikintu kubarekera baro, noneho ikagizamuka gake gake, izamuka gake gake, izamuka gake gake, igenda icungira ku ma contre attaque, izamuka gake gake icungira ku ma contre attaque, ivuga ngo nurangara gato turaza kugukosora. Igitego cya mbere cya Asumani Ndikumana yari umutwe mwiza yateye aryamye kuri pass aritanzwe na Tamwe Gloire, tereka umutwe mwiza. Ni cyaka nabyo cyari umutwe mwiza nawo wa Tamu wa Asumani kuri assist nanone y'umutaramu witwa Richard. No ngo Asumani yasistinzwe cyangwa se yahawe imipira n'abarundi abashinga nahe bagenzi be. Rayon Sport birangira ubonye amanota 3. Uburyo rero Rayon Sport iri gukina, irakina nk'ikipe nkuru, reka mbibabwire, irakina nk'ikipe nkuru, irakina resultat. Ubwo nivuga gukina resultat nziko mwumva ibyo ari byo, ngo ntabwo iri gukina umupira umwe twita wa kufurahisha maraya cyangwa se wo kwenjoyinga gusabiraho. Rayon Sport irakina ibintu bifite resultat,
irakina ibintu bibara, irakina ibintu bitanga umusaruro ako kanya. Kiyovu yari yipampye ewane, yari yaje yavuze ati turatana kugeza ku munota wa nyuma, ariko ibitego bibiri rwose byari bihagije kugira ngo ekipe ya Rayon Sport igende yemye. Umutoza Lotfi ashobora kuba yaratangiye uburyo bwe bw'imikinire twese tutabwumva, ariko uko igihe kizagenda kiza akaba ari uburyo bw'imikinire dushobora kuzagenda tubakonvenke nabwo, cyane cyane bivuye muri resultat zaba ari kubona mu bijyanye no guscoringa, mu bijyanye n'intsinzi. Kuko uyu munsi nujya kumuletinga muri uko bigaragara ari gutoza abakinnyi, uwitwa Asumani Ndikumana imikino 2 amaze gukinira Rayon Sport, amaze gutsinda ibitego 4. Ndakubwira ko uyu Asumani Ndikumana kugira ngo wumve ko ari rutayizamu hatari utoroshye, buriya ntabwo ari yakoze imyitozo ya nyuma yo kuwa kane. Asumani Ndikumana ntabwo yari ari kumwe n'abandi muri lokale, abandi yabasanze muri lokale. Murabizi ko Asumani Ndikumana yishyuwe ku munota wa nyuma, abona gusanga abandi bakinnyi muri lokale. Nyine n'umukino utari witeguye neza cyane, ntabwo yari yiteguye neza byo kuvuga ngo ari well prepared, yarateguwe, ari mu mukino, ari muri game, yiteguye gutanga umusaruro. Oya, ntabwo ari uko byari bimeze. Ndikumana umukinnyi ufite icyo twita 6 pack. Abarimo bakakoza nkuriza Charles baje baravuga ati uyu mukinnyi rwose nta kirimo, baravuga ati uyu mukinnyi ibitego yatsinze ni ibigurano, nabirasa ni ibigurano. Ndikumana muri shampiyona uko namubonye, ntitaye kubyo kuvuga ngo hari abitwa ba William Togi, hari ba Sheikh Jibril Watara, top scorer muri iyi sezo ari muri equipe ya Rayon Sport. Ikintu kimwe bazasaba Imana, ruvuga ngo bazasaba Imana ibarinde imvune, top scorer ari muri Murera. Noneho ibingi bari kubikora gutya Foringanya ataraza, bra Foringanya ariko yicaye yari areba gake gake agati shaka komeza utsinda, ati abona hari komeza widegende. Ndikumana n'umusore wumutse, n'umusore muremure, n'umusore wakoze umubiri, n'umusore ufite icyo twita a 6 pack, n'umusore uzi izamu, uri teleforo ku mipira y'imitwe, n'umusore mwiza ku gice cy'amaguru. N'amaguru twarabonye ko afite ubushobozi bwo kwera iminu umukinnyi umwe 2 akadepoza. Kuri match Rayon Sport yatsizamo Vipers, iyo karite yaragaragaye. Ku munsi w'ejo karite yagaragaje niyo ku mutwe. Rayon Sport irimo ibibazo bingana gutyo birangira ibonye amanota 3, kandi Rayon Sport igira gute inakina neza, ikina nk'abagabo. Aya makipe muri champion nubwo yose yiteguye, Rayon Sport ikabivugamo ibibazo, muzaba mumbwira bura Rayon Sport ntago ijya yiburira mu nsheri. Niba ari Imana itahi y'abandi gataha muri Rayon, nanjye byaranyobeye. Ngo Asumani Ndikumana aje nta n'umuntu wamutekerezaga, nta n'umuntu umuzi, aje kuri deadline. Ibinyamakuru by'i Burundi biragurutse biranditse ati rutayizamu ati ni flop, ati nta kirimo, ati ikipe ya Rayon Sport irahiye. Ariko kuko abareba bamuzi, kuba abamuzanye bari bamuzi, baravuga ati rutayizamu ni umusinyishe witwa Reno, baravuga ati muzadushimira nyuma. None umuhungu Inyarugenge abamereye nabi. Ubwo rero Rayon Sport ibonye amanota 3 yayo meza cyane, intsinzi yaririmbwa. Nabonye barimo Jean Fidel yari yaje, mbona barimo Tadeo yarahari, abarimo Prosper yarahari, abarimo Gacinya yarahari, abarimo Martin Rutagambwa yarahari. Umuntu utari uhari ni Paul Muvunyi, umuntu utari uhari
ni Dr Emile Rwagacondo. Ntabwo hari abadahari, ariko abari bahari rwose benjoyenze itsinzi. Munyakazi Sadate yarari mugaka buriya Murera, ibintu bya Murera mwe mujye mubyihorera. Buriya Murera nubwo tuza hano tukarira tukavuga ngo ikipe ngo ibibazo bimeze bite, ariko Murera ntabwo izigera iba ku gasozi. Murera ntabwo yabura umuntu uyifata ngo ayiteho. Murera uko byagenda kose ntabwo yabura umureyo uyiba hafi. Ejo byari biryoheye n'amaso kubona Jean Fidel, kubona retired, kubona Sadat, kubona Tadeo bari kongera kubyina intsinzi. Ibi ni ibintu byaherukaga ubwo abasaza bagarukaga, nibwo twabonye iyi kuru yabo bose bishimira intsinzi. Uretse ko nano witwa Jean Fidel ntabwo yari arimo, ariko Fidel uyu munsi ari muri Rayon ayiri hafi. Rayon Sport ayiri hafi. Byanje byabavuga bati ikipe nyiri mati nyiri hafi, birangiye mu biranduye. Kipe nyiri hafi. Akantu n'Inyarugenge ntabwo muzi guseka. Ngikipe nyiri hafi byarangiye bite? Posharuka Jean Fidel nawe Rayon Sport ayiri hafi. Fidel Rayon Sport ayiri hafi kuva ku myitozo kwa gatanu kugera mu mwero w'abakinnyi baganirizwa basurwa n'ubuyobozi. Fidel yari ari kugeza kuri match nyuza kugeza amanota atagize gute atashye mu ruhago rwa Murera. Ubwo byari bidasanzwe by'umukino ku munsi w'ejo, bisojwe witwa Asumani Ndikumana bagize gute bamuhaye igifurumba papa. Irani niyo Rayon Sport ubundi. Wowe niba uri umukinnyi ngwino uze mu Rwanda, wirinde manyinya, wirinde inkumi. Ntago mvuze ngo niba usanzwe uyifata ubireke kuko twese turi abantu, ariko nyine Samusoti gabanya dosage n'urugero rukwimenya ko uri umusportif, umenya ko ufite umugongo urataka, umenya ko ufite umugongo uradefanda, uzukore uperforming neza cyane muri Rayon Sport. Aba rero iyo biteguye kuguhereza ifaranga papa. Sumani kumana bamuhashyira mu mupira arazinga gutya aruzuza. Yabonye recruitment ejo bundi ariko amafaranga akore kuri Kigali Stadium nimugoroba yari amafaranga menshi. Aba rero bakubise Nyamirambo bariri baba we. Nibari wenda Kiyovu nibyo bishobora kuba yakoreye amafaranga, ariko niba ari equipe yababaye ni Kiyovu, aba rero batashye nibaryama baca mu biryogo hose bajya mu Kiyovu baririmba muri bakubita ingoma banga gutega bagenda n'amaguru. Burudani Rayon Sport yatsinze mu gihe ko Burudani iri mu mujyi. Ubwo rero game ya mbere twakwita ko yarigoye. Rero Murera yatangiye igira gute iyitsinda yitwara neza. Uyu ni umukino wa mbere wa shampiyona. Uwa kabiri wa Rayon Sport izakina na Police game 2. Mwango amakipe akomeye ya Rayon Sport iri kuyakura mu nzira hakiri kare, izaza ikurikiza andi makipe mato. Super Coupe izakinwa mu mezi ya nyuma y'umwaka cyangwa se no mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Byose birashoboka, icyo cyo mukimenye, byose ni ibintu biri like. Ubwo rero amanota 3 Rayon Sport yabonye abakinnyi agahimbaza musiki bakabonye neza cyane rwose kabanejeje. Ntekereza ko uyu mukino Rayon Sport ashobora kuba atabuze 100 byibura na 50, abaye make ashobora kuba yacyuye iryitanu, ashobora kuba yacyuye. Ntabwo nyavuzeho ngo nyemfasayizingeho abakinnyi rwose. Iyo tuje hano tukavuga amafaranga yabo, hari abantu baba bari hafi bahita bavuga ati ye izo faranga muri ko muraziguguna mwenyine. Izo faranga rero nzigize ibanga. Hanyuma rero Murera isoro ry'Inyanza, reka duhita dukomereza muri episode. Rayon Sport turashaka kijya ku murongo. Ibintu by'abantu barimo bari kuzana za keskese, niko nkunda kubyita, bari kuzanamo ibibazo.
twebwe murera turashaka kijya ku murongo, niyo mpamvu turakora ama episode 2,000. ubwo mise nkomereza ko na episode Rayon Sport uyu munsi ko twari tubonye ubuyobozi bwayo bushyize hamwe buri sude, kubona amanota 3 ni ibintu bishoboka cyane. Witwa Paul Muvunyi nubwo ari umuntu utakitinga cyane ngo agaragare, ariko agira influence ikomeye cyane muri leadership y'ikipe ya Rayon Sport. Ni ibintu bitavugwa, abanyamakuru benshi batagarukaho bitewe nuko hari uburyo baba barahuye nawe akagira uko abatiritinga we neza bagahuma ntibavuge, ariko kuri iki cyumweru aransonyoa arambabarira. Paul Muvunyi abareba baramukunda, yayoboye Rayon Sport mu bihe bikomeye n'ibyiza, yagejeje Rayon Sport kuri byinshi cyane, ku buryo mu bayobozi bayoboye Rayon Sport ari mu bayobozi batazibagirana. Paul Muvunyi, izina Paul Muvunyi ni izina rikomeye cyane. Tureke ibya Rayon Sport tujye mu buzima busanzwe. Paul Muvunyi izina rikomeye cyane. Iri zina rero ryafashe umuntu riravuga ati noneho ngewe ntabwo nzabona umwanya wo kwibara Rayon Sport nkuko bikwiriye, ngo nyibe hafi buri munsi, nje mu nzove ku myitozo nkuko we wabikora, nsura abakinnyi kenshi nkuko we wabikora. Aramubwira ati wowe noneho emera ube hafi ya ekipe, ngushyireho ube perezida wa association, ngewe mbe perezida w'urwego rw'ikirenga cyangwa se mbe nka chairman wa ekipe. Imyanzuro yose ya Rayon Sport tuzatubanza tuyivuganeho, icyo gukorwa nzayambanza ngire gute nguhereze order. Uwabisabwe nawe bitewe n'uko icyo gihe bari mu mwuka mwiza wo kumvikana, arabyemera aravuga ati ntacyo rwose yime ngende tayari. Ageze ku buyobozi ubwo Tadeyo mvuga Muvunyi yafashe bagirana ibwana aravuga ati we mfasha Rayon Sport nkwereke icyo tuzikorera. Tadeyo agezeyo nawe ahura n'abantu baramubwira ati ariko kuki ukoreshwa, uri umuntu w'umugabo waratowe muri RGB, biranditswe kuri perezida w'ikipe ya Rayon Sport, kuki bagufatira imyanzuro. Nawe ahita ageuka, ahita ahinduka aravuga ati rero buryo uzi n'ikindi ntabwo uzigera ukoresha, ntibizakunda. Paul Muvunyi na Tadeyo guhuriza ku ngingo imwe biragorana. Tadeyo akavuga ibye na Paul Muvunyi akavuga ibye, ariko byose mu byumve akaba ari kure neza y'ikipe ya Rayon Sport. Buri wese ashakira Rayon Sport neza, ahubwo uburyo umwe ashaka ko bikorwamo undi ntabwo ari bwo buryo ashaka ko bikorwamo. Tadeyo akamubwira ati kora ibintu, bakavuga ati ariko siko mumbwira ibyo nkora, nanjye mfite ubwenge, mureke nanjye mbanze ntekereze. N'icyo akoze akagikora nyine ubona umutima we udahamanya nacyo neza 100%. Muvunyi aravuga ati rero wowe nazanye uyu muntu akaba atangiye kuremera kundusha, akaba atacyumva ibitekerezo, tutakigira inama, ni ngombwa ko tugomba kwicara tukareba icyakorwa. Ubwo Muvunyi yatekerezaga Tadeyo as usual nk'umuntu woroshye, nk'umuntu ufite umutima woroshye, nk'umuntu azafatira ibyemezo ku buryo bworoshye bitagoranye cyane. Akoze kuri Tadeyo asanga Tadeyo yabaye ibuye, asanga umutima wabaye ibuye, umutima urakomeye, asanga ibyo kumunyeganyeza ntibikunda. Buri ikibazo kiri muri Rayon Sport uyu munsi
kiri hagati y'abantu babiri, Tadeyo na Muvunyi. Nubwo Muvunyi atagaragara neza, iyi ni episode ya kabiri, nzabaha episode 200 bifunze ngomba kubigezamo. Muvunyi abonye bidakunze aravuga ati rero kuraho uyu mugabo ntabwo bizakunda. Ikintu bagiye bapfa kenshi ni ikintu cy'akanyenyeri, kuvuga ngo akanyenyeri kazagikontororwa n'urwego rw'ikirenga, noneho association isigara icungana na equipe. Tadeyo akavuga ati ese bizashoboka bite ko ngiye ngwagwana Rayon Sport buri munsi ntibigera ku cy'amafaranga mezwe, ibyo bizaba bimeze bite, nibumvikane ku icyo kintu. Tadeyo aravuga ati noneho ikintu Muvunyi sorry aravuga ati ikintu kigiye kubaho nuko tugiye gukuraho, nidushaka inzego zose nizishake ziveho, association byose biveho, witwa president aveho, ahubwo dushyireho CEO ubaza ibikorwa byose by'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo tayari agize gute, agiye guta Tadeyo mu gishanga. Tadeyo yageze mu nama y'inteko rusange nubwo Muvunyi atarahari, basomye uko ibintu biragenda, uko bashaka ko bikorwamo biramurenga, ikiniga kiramufata. Umuntu w'umugabo aragenda ariherera, ararira papa, ari kuri kiremve cy'amarira, ubundi kiremve aba ari icy'amaraso, ariko yarekuye icy'amarira amenya cyari kivanze n'amaraso, byuya bivanze n'amaraso. Aravuga ati gute Muvunyi yangambanira kuri aka kageni. Aravuga ati rero nanjye ndamira nka ryahwa urya mwifi ukarimira rihagaze ryagera mu rugo rigahita ryitambika gutya, ntago ndemera kumanuka. Muvunyi abonye system ya CEO itari gukunda ko icyo gihe Tadeyo yasavuga ati we nubwo uri kuvuga ko ufite CEO, ariko nyine mfite CEO natanze muri kafu, yatanze wa mu mama uri muri Rayon Sport. Uriya mama nawe nukuzamukora operation, muri izi operation 200 harimo iy'uriya mu mama, cyo mu cyumve neza, harimo iy'uriya mu mama nayo ndayifite. Muvunyi aburana ibiri gukunda, yari yazanye uburyo bwo kuvuga ngo A&M Bank igiye kuguriza Rayon Sport miliyoni 120 zo kwifashisha mu kwitegura imikino n'umwaka w'imikino wose. Ngariko ngo bikaba bisaba ko Muvunyi ngazatangamo ingwate ya y'ibihumbi 100 by'idolari, ndetse ayo mafaranga ikitwa A&M Bank kikayatanga gusa ariko Rayon Sport ifite CEO. Tadeyo biramushobera, aravuga ati abareyo nibumva ikintu cya miliyoni 120 ingahe zo kuza kubafasha gutegura umwaka w'imikino kugira ngo batsinde, kwemeza CEO biraza kubura ucabana. Tadeyo abavuganye na Munyakazi Sadati, bagira ikiganiro kirekire kuri telefone. Sadate nk'inararibonye aravuga ati ngewe uko mbibona ati bira bintu ntago byumvikana. A&M Bank isaba gute Rayon Sport kuba yagira inzego runaka ishyiraho kugira ngo yemere kuyiguriza. Kuba waguriza equipe cyangwa waguriza umuntu ntabwo umutegeko akoresha amafaranga ye, ahubwo we ureba majors z'uburyo azakwishyuramo ukareba niba zishyitse, wabona zidashyitse ntuyamure. Ibyo mwango CEO araza, kuba CEO ahari ntabwo ari byo bivuze ko A&M Bank yakwishyurwa neza. Baraganira, bakora ubugororangingo, barangije uwitwa Munyakazi Sadate birarenga, we yigira muri A&M Bank. Sadate ni mubi cyane, arahaguruka n'amaguru y'abiri yombi ajya muri A&M Bank. Arababaza tese koko nibyo Rayon Sport turasabwa gushyiraho CEO kugira ngo muduhe amafaranga muri A&M Bank? Aravuga ati ibyo byavugiwe. Avuga ati twe nta busabe bwa Rayon Sport bw'inguzanyo twigeze tubona hano. Sadata kubitwa n'inkuru, aravuga ati ese burya bya bintu Muvunyi yavuze cyari igipindi cyo kugira ngo Muvunyi yari yaramaze kumvikana na Prosper ko
Tadeo nava hari uzafata ekipe ibikorwa byose bya ekipe akaba ari uwigena bakajya bapanga nyine ibikorwa Tadeo akavaho. Sadate ageze muri ANDM yakubiswe n'inkuba arata hari groupe bahuramo arubuga bahuriramo yahise arekura ikidanago adanangira uwitwa Muvunyi aramubaza ati ngiyewe nigiriye muri ANDM bank bambwiye ko nta offre n'imwe cyangwa se nta busabe na bumwe bw'umuntu wo muri Rayon Sport bahari bw'inguzanyo. Tuvuga ati kandi ikindi ANDM bank yambwiye ko niyo bavuga ngo baratuguriza ntago badusaba kuba hari inzego twashyiraho cyangwa tutashyiraho twabereka measures uburyo tuzabishyura uburyo tuyobora ekipe yacu ibyo nitwe bireba. Sadate arangije ahita abwira Muvunyi turasabwa kuduhereza ibisobanuro ati se mu nama y'inteko rusange bwana perezida Muvunyi waratubeshyaga. Muvunyi abonye message bro akubitwa n'inkuba arakangara navuga ati Tadeo niyo Sadate niyoroshye. Sadate byararenze aragenda yigira muri ANDM. Sadate narega nawe arakomeye afite n'amafaranga bacukumbuye basanga Tadeo arashaka kubirandura. Tadeo nawe aravuga ati rero niba Muvunyi ufite ba Prosper ukaba ufite ba Dr Mire Rwagacondo bakugaragiye n'abandi benshi ilifo ko nanjye shaka imbaraga. Abaragiye yazanye Jean Fidel tubutse ko ari mu rwego we rw'ikirenga ari kumwe na Muvunyi. Abaragiye gushakiye Munyakazi Sadate nawe ari mu rwego rw'ikirenga abarimo bagacinya hafi aho bo bari mu bintu nyine basa n'abatabirimo bona ye kuri match araza ariko ntabwo akigaragara cyane mu bikorwa bya Rayon Sport. Aravuga ati nini kwiza aya maboko yaba bagabo babiri wenda n'abandi bake bangaraje twaba turi batatu uko bisa kose gutegura game za Rayon Sport ntabwo bizatunanira. Muvunyi ababuza ubusobanuro ababuza yakira n'ayamira we n'ingabo ze babaye nk'abatsinzwe icy'umutwe ntago babonye ubusobanuro bwo gusobanura ibyo muri ANDM bank byo kuvuga ngo kugira ngo babagurize miliyoni 120 Muvunyi aratanga ingwate ya miliyoni y'ibihumbi 100 by'idolari ngo nibarangiza ngo ekipe bayigire gute ngo babanze bayihereze CEO. Ibyo Sadate yibajagaraje ko yagiye muri ANDM bank ntago byigeze bisubizwa. Rayon Sport iraterwa na ikitera ndakora episode ibintu mutigeze mwumva murabyumvira muri ize episode wowe ugira urwana no kumenya ko nakizeho episode gusa ukurikirana bure episode ndayishyira mwaje abakunzi ba Rayon Sport babakunze ariko nimushaka kugira gutya nibyo wenda ijwi ryanye ntabwo ari rinini nta nubwo ari platform nini cyane navuga ngo igere kure ariko bake bankurikirana bake babyumva bajya bamenya ibibera muri ekipe ya Rayon Sport. Uro Rayon Sport arayibonye amanota 3 bamwe ubu tuvugana bari kujiginwa amenyo bari guhekenya bayamariye mu nda muri abangaba. None mukibaza ngo amaherezo y'ibi bintu azabayaye kubera ko Muvunyi na Tadeo uyu munsi ntago bari bagira gute ntago bari biyunga nundi baracyarebana yingwe ubuyobozi ntago burongera kuba sude baracyarebana yingwe. Rayon Sport irasabwa gutegura imikino ikomeye cyane nyafrika ndetse n'imikino ya champion nsoza mwabagabo mwe bajya bavuga ngo inzovu zirwaniye ngo icishe nizo zibigenderamo. Mu guhangana kwanyu mwirinde ko abareyo byabageraho iki ingaruka kuko umukunzi wa Rayon Sport uyo yabonye 3 nimushake mubundane mumarane hejuru iyo he or she don't care ntabwo abyitayeho na gato apfa kuba yabonye 3 buriya bipfa iyo hatangiye kubamo amashyamba igice kimwe kigategura ekipe ikindi kikayitegura kimwe kikayitegura win ikindi kikayitegura lose ugasanga bamwe barakina abandi ntibakina ikipe bikarangira itakaje aho ngaho mwatanye kugera ku nyungu y'imbaga nyamwinshi mukayigiraho effect mwihangana ndabasabye please mwihangana.
ikigendanye n'umusaruro wa Rayon Sport gikomeza kibe positif, kandi nikiba positif ndabizi ko muziyunga. Tadeyo rero sorry Muvunyi, nyuma yo kubona Sadata azanye ibyo bimenyetso, izo proof, bahise bategura ibindi byo